Kigali ni umujyi watangiye guhangwamo ibikorwa remezo mu gihe cy'abakoloni b'Ababiligi mu Rwanda, ariko usanga hari amazina mvamahanga yadutse icyo gihe kuri ubu yagiye asiga umugani akaba n'ikigereranyo cy'ibihe by'amateka mu bihe byo hambere. Ijambo peyaje ryamamaye mu mujyi wa Kigali ndetse risigara ari icyapa kizwi n'abatuye umujyi wa Kigali, ariko iri jambo peyaje rikomoka ku rurimi rw'igifaransa payer bisobanura kwishyura, ryaje kwamamara cyane. Icyapa peyaje tukizi nk'icyapa basiga abagenzi nkuko basigara ku mazi, statistique kuri eto na gereza, ahantu hose abagenzi imodoka zigenda zidusiga. Ngo bakizeho barriere hariya ngo umuntu nyine wamaze gutera imbere akagura imodoka, noneho imodoka itambutse igapeya. Iriya poto ishinze ahahoze umwanya w'akazu bitaga peyaje kuva mu mwaka w'1969 kugeza mu mwaka w'1973. Umusaza Gahunde Pole yatubwiye amateka y'iyamamara izina peyaje. Bubatse akazu hariya hagati mu muhanda karimo hariya nka hariya potiri, hanyuma noneho bashyiramo abapolisi, umupolisi akajya mu ruhande rumwe akajya mu rundi, bagakurira amashene, imodoka yaza yanyuraho bakayihereza agateke ikishyura amafaranga. Ako gateke kitwaga taxi peyaje, nuko izina ryamamaye. Igikorwa cyo kwishyuza imodoka zabaga zije mu mujyi wa Kigali cyari gikuriwe n'ibiro byari bishinzwe imisoro ya Gasutamo, nk'uko umusaza Gahunde Pole yakomeje abisobanura. Amafaranga ubwo yajyaga muri Ministeri ya Finance akajya muri budget ya leta. Ubwo yari ya service ni nka tax peyaje, ariko agomba kuba yajyaga nko muri douane jokwa, kuko abantu bishyuzaga bari abapolisi ba douane. Igikunzwe kwibazwaho na benshi nuko aya mazina mvamahanga yiturirwa ahantu hatandukanye yatumye amazina yahozeho mbere y'umwaduko w'abazungu ashobora kwibagirana. Icyiza cyakabayeho nuko abantu bakomeje amazina ya kera, yuko ahantu yitwaga ntibazana amazina y'ikizungu. Ibyo kizungu bisiba amateka. Nk'umwana uvutse ubo akaba azi ko yitwa kuri peyaje kandi atari ko hitwaga, urumva ko byari ikibazo. Ahahoze akazu ka peyaje hahoze hitwa Ikiyovu. Umuhanda uhanyura ukaba waratandukanyaga Ikiyovu cya ruguru n'Ikiyovu cyo hepfo. Uyu muhanda ukaba warakozwe ugomba guhuza umujyi wa Kigali n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. Nk'ubitokana Thierry, Televiziyo Rwanda.